nahisemo gukora imashini zituraga amagi ari zishobora gukoresha umuriro usanzwe ariko noneho zifite n'umwihariko kuko zishobora gukoresha imirasire y'izuba mu gihe umuntu agiye gukora umushinga ahantu hatagera umuriro w'amashanyarazi. Kandi noneho ziri mu ngano uhereye ku cyangwa amagi 120 kuzamuka agera no ku 40,000 ku bantu bashaka gukora amaturabiro manini cyane. Harimo ikigo gikomeye cyane kubera ko umuntu akora umushinga w'inkoko gutegereza amezi 2 ngo abone imishwi urumva ni ikibazo gikomeye cyane bitera ibihombo bidakenewe. Mbere uko hateye kubibona akikoze nawo aturazwe n'imashini naguze na Isidore. Urabona ko ari umushwi mwiza uvuka umeze neza, urabona ko uri umushwi ufite n'imbaraga. Itandukano ryo ririmo rinini ndetse cyane. Ku mashini ziva mu Bushinwa icyambere yishyura menshi kandi ukanayitegereza iminsi myinshi, ariko ku mashini zikorwa na Isidore uko iboneka vuba mu minsi mike cyane bikugezeho kandi ku mafaranga make, kandi umusaruro zitanga zose urangana. Intego nyamukuru nuko ntabwo tuzagarukira mu Rwanda gusa, tuzaba company supplying machine zikorewe muri Afurika. Kugeza ubu ngubu dufite abakiriya mu ntara 3 z'u Rwanda zose twazimashe kuzigeramo, noneho hanze y'u Rwanda yaba Goma na Bukavu naho tubonayo abadusaba ko tubakorera izo machine tukazijyanayo.